ubuzima ni nk'uburabyo burarabya ejo bukuma. Mana nyigisha kubara iminsi yanjye kugira ngo ntunge umutima w'ubwenge. Mana nyigisha kubara iminsi yanjye ubaho itazabera impfabusa. Ubu buzima ni nk'uburabyo burarabya ejo bukuma. Mana nyigisha kubara iminsi yanjye kugira ngo ntunge umutima w'ubwenge. Mana nyigisha kubara iminsi yanjye iminsi yanjye itazabera impfabusa. Iyo ndirimbo ntabwo nyizi ariko icyo ndi kwerekana cyangwa ndi kugaragaza muri kukibona. Ubuzima buraguhinduka, ubuzima burahinduka, uyu mubiri twambaye urahinduka. Ntukiratane umubiri uri mu isi, ntukiyemere uri mu isi ngo ufite umubiri, ndakize, ntunze amafaranga, ibintu byinshi byose. Ntukiyemere, ahubwo kiranukira Imana, kiranukira Uwiteka, kuko ejo ubuzima bushobora kuguhinduka. Ubuzima bushobora kukubera ubundi ukisanga uri wenyine, cyangwa ukisanga ntaho ufite kandi wari ufite abantu. Iyo umaze kugera mu bibazo uzarebe nta bantu ubona, abantu bagucikaho, abantu ukababura, abantu umva byose byinshi ukagerageza ukababura. Ariko iyo witonze ugasenga Imana nta kimana idakora. Reka twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko nagira ngo mbabwire ngo ntukiyemere uyu mubiri. Uyu mubiri urabora, ukabora, wawusiga, wawambika, wawugabura, hose urabora. Ni igipamara ubundi duhetse. Uyu muhungu muri kumubona kuri ekara yanyu, bwa mbere muri kumubona uburyo yari ameze ari umuhungu mwiza. Bwa kabiri muri kumubona nta maso afite. Iki ni iki? Bishobora kuguha isomo ry'ubuzima, ukamenya ubuzima urimo, ukamenya yuko nta hantu na hamwe uhagaze. Ijambo ushobora kwandikaho hasi muri komantere ukavuga ngo amen, kuba mfite ingingo zanjye zose, nta busembwa bifite, nta kibifite, ugahimbaza Imana. Uyu muhungu ni wo muri Tanzania yatwitswe na gaze. Gaze yaramutwitse. Hari ingero nyinshi tugenda tubona z'abantu batwitswe na gaze. Tugenda tubona ingero nyinshi cyane pe, ingero nyinshi cyane batwitswe na gaze. Bamwe bavuyeho akaguru, bamwe bavuyeho ukuboko, bamwe bafite ibusembwa, ariko namwe muri kubyibona. Anti nawe ushobora kuguhinduka, ubuzima burahinduka. Uyu munsi ushobora kuba uri muzima, ejo ugahura n'ikibazo runaka cyangwa n'undi, ariko Mana birababaza. Ni inkuru iteye agahinda rero, ni inkuru ibabaje cyane. Iyi nkuru irababaje ariko irimo n'isomo ryinshi cyane. Iyi nkuru irababaje ariko irimo isomo ryinshi cyane. Mu buzima bwawe bwose jya ushimira Imana uko umeze. Uyu musore yari umusore mwiza, afite amaso ye yuzuye, ariko aka kanya nta kintu, ntabwo akiyafite. Uyu musore rero ni uwo muri Tanzania. Muri Tanzania abantu benshi mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Bamwe bavuga nti se n'uwo mu kihe gihugu? Twizere yuko atari uwo mu Rwanda. Ntabwo ari uwo mu Rwanda, n'uwo muri Tanzania. Nabonye abantu benshi umuti ku matara bavuga ati uyu musore ni uwo muri Tanzania, ni uwo muri Tanzania. Ariko reba uburyo yabaye, reba uburyo ameze, reba uburyo ubuzima bwamuhindutse akanya gatoya. Rero ngo ni gaze yamutwitse, imutwika mu maso. Muri kubona yuko ndetse no mu ngingo ze nta kindi kibazo afite, ariko ni mu maso, nta maso uri kubona afite bitewe na gaze. Rero mwa bantu mwe, gaze ni mbi. Gaze umuntu umva, gaze ni mbi. Ngenda yizi rwose yari ishatse kunyica ishuri bya Imana ikinga akaboko. Niba ufite gaze yikoreshe neza mu nzu yawe, yikoreshe neza, kuko gaze jya uyicana hafunguye, uyicane umuyaga uri gucamo, uyicane imeze neza, uvuga ati ndi safe, hari gucamo umwuka, nta kibazo runaka afite. Ariko iyo wifungiranye mu nzu ugatekera gaze ifunze, ugateka mu nzu hafunze, menya yuko ni nka bombo ufite mu nzu yawe. Ntabwo iyiteguza, ntabwo ushobora kuvuga ngo ngiye
kwaka cyangwa ngiye guturika, oya. Hari ingero nyinshi cyane twagiye twumva abantu bavuga abantu bishwe na gaze, ingero nyinshi abantu zirahari, ukavuga ngo nishwe na gaze, byagenze gutya, byagenze gutya, ariko wowe ubwawe ukavuga ati reka ngiye nirinde. Rero gaze ni mbi. Hari umukobwa watanze ubuhamya uburyo gaze yamutwitse nawe mu maso, afite ibibazo byo mu maso, ni uwo mu Rwanda, ariko iyo ubashije kwirinda ukareba ikintu wakwirindaho bibasha kugenda neza. Ntabwo iteguza, ariko nawe ubwawe ugomba kuyirinda. Urupfu ruba rudutegereje ejo hazaza, ariko nawe ushobora kuvuga ati uru ni urupfu mfite mu nzu, reka nanjye nirinde iminsi yanjye y'icumi. Ngayo nguko rero iby'uyu muhungu wo muri Tanzania, uburyo yabaye, uburyo ameze, kandi yari umusore mwiza, namwe muri kubyibonera uburyo ameze. Ngayo nguko rero, Imana y'amahoro ibaho umugisha mwese munkurikiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko aho hasi muri komanteri wandike ijambo amena, wandike ijambo haleluya, kuba umeze neza, ubuzima buri kugenda neza, nta busembwa ufite, nta ndwara ufite, uzamurire Imana uyihereze icyubahiro. Ngayo nguko rero, bye bye.